Ngiye kubaha ikaze bakunzi mudahwema kudukurikira. Uyu ni umwanya w'amakuru y'imyidagaduro nk'uko bisanzwe. Tuje kubabwira ko umuhanzi nyarwanda Bukuru ategerejwe gutanga ikiganiro mu iserukiramuco rya Series Gemelis Festival 2026 riri kubera mu mujyi wa Le Chefrit mu Bufaransa. Uyu muhanzi amaze iminsi mu Bufaransa azitabira ibiganiro bihuza abanyamuziki, abakora filimi n'abahanga nganda z'umuco mu rwego rwo kungurana ibitekerezo ku isano riri hagati y'umuziki na sinema. Ikiganiro Bukuru azahuriramo n'abazaba baturutse mu bihugu binyuranye kizibanda kuganira ku ruhare rw'umuziki muri sinema n'uburyo byombi bifatanya mu gutanga ubutumwa no kubaka amarangamutima y'ababikurikira. Iserukiramuco rya Gemelis ryashinzwe muri 2021. Igitekerezo cya Jules Gaël rifite intego yo guteza imbere ubufatanye hagati y'umuziki na sinema. Ni iserukiramuco ngarukamwaka rihuza abahanzi, abakora filimi, abanditsi, abatunganya amajwi n'abakunzi b'umuco baturutse hirya no hino ku isi. Ku nshuro ya gatandatu iri serukiramuco ryatangiye ku itariki 23 Kamena rikazarangira ku itariki 28 Kamena 2026. Mu bikorwa biranga iri serukiramuco harimo ibitaramo, ibiganiro, kwerekana filimi ndetse n'amahugurwa agamije guteza imbere ubufatanye hagati y'inganda z'umuziki n'iza sinema. Gutoranwa kwa Bukuru kugira ngo atange ikiganiro n'indi ntambwe ikomeye mu rugendo rwe rw'umuziki, cyane ko ibikorwa bye bikomeje kumenyekana ku rwego mpuzamahanga. Ku rundi ruhande ariko ni umwanya mwiza wo kuhigira byinshi ku iterambere yaba iry'umuziki we no kwihugura uko umuhanzi yawuhuza na sinema. Dukomeje andi makuru rero turababwira ko umuhanzi Stromae akaba umubirigi ufite inkomoko mu Rwanda yemejwe nk'umwe mu bahanzi bazagaragara kuri alubumu y'indirimbo z'umuhanzi Madonna waherukaga gusohora alubumu ye muri 2019. Madonna ufatwa nk'umwamikazi w'injyana ya pop yabitangarije mu kiganiro yagiranye na Interview Magazine ubwo yaganiraga n'umuyobozi mukuru ushinzwe amakuru kuri iki gitangazamakuru Mary Otembegi. Madonna yavuze ko indirimbo azafatanya na Stromae izaba yitwa My Signs Are My Savior. Ati yego, Stromae aririmba muri iyi ndirimbo afite ijwi ritangaje. Ni alubumu yitwa Confession on Death for Part 2 Madonna azashyira hanze ku itariki 3 Nyakanga 2026 nyuma ya Madame X yasohoye mu myaka isanga 7 ishize. Iyi alubumu ye nshya izaba ari igice cya kabiri kuko ijya gusa niyo yasohoye muri 2005 yise Confession on Dance Floor. Uretse mu kuririmba, Stromae azwi no gutunganya indirimbo afatanyije na bagenzi be. Anaherutse gukorana indirimbo Parido n'umunyafurika Burna Boy isohoka muri 2025. Yanakoranye indirimbo na Kese Swa Kre na Paul Calibilen. Amazina ye yose ni Paul Van Haven. Akaba aherutse kwandika amateka kugira indirimbo 3 mu 10 zikunzwe cyane kurusha izindi ku rubuga rwa Spotify muziri mu rurimi rw'igifaransa. Muri izo 10 indirimbo ye Mamiley Enemy yari yoboye urwo rutonde rw'izakunzwe cyane muri 2025 hanze y'ibihugu bivuga igifaransa nk'ururimi gakondo.
Dukomeje andi makuru tubabwira ko nyuma y'igihe kinini ateguza indirimbo yakoranye na Meddy ariko akaba ya mahembe y'imbwa Eddy Kenzo yamaze kuyisohora nubwo byamusabye kwifashisha ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano AI. Iyi ndirimbo yitwa Gusa. Eddy Kenzo yayikoze mu gihe Meddy yari atarakira Yesu nk'umwami n'umukiza ndetse atarahindura icyerekezo cy'umuziki we ngo yibande ku muziki wo kuramya no guhimbaza Imana. Nyuma y'uko Meddy akijijwe, Eddy Kenzo yakomeje guhamya ko afitanye indirimbo nawe kandi ko byanze bikunze izashyirwa hanze. Ku rundi ruhande, Meddy yari yahisemo kutagira byinshi ayivugaho cyane ko yamaze guhindura umurongo w'umuziki we akawerekeza mu kuramya no guhimbaza Imana. Nyuma y'igihe kinini ateguye indirimbo, Eddy Kenzo wari warabuze uburyo bwo guhura na Meddy ngo bafatanye amashusho yayo, yahisemo kwifashisha amashusho yakozwe hifashishijwe AI imbere yo kwisangiza abakunzi b'umuziki. Eddy Kenzo ni umwe mu bahanzi bo muri Uganda udatinya guhamya ko afite inkomoko mu Rwanda ndetse akaba yaranakunze gukorana n'abahanzi bo mu rw'imisozi igihumbi banyuranye. Uyu muhanzi wamamaye cyane mu ndirimbo zirimo Sityalos na Stamina. Mu ndirimbo zakunzwe, uyu muhanzi wamamaye cyane mu ndirimbo zirimo Sityalos na Stamina. Mu ndirimbo zakunzwe yakoranye n'abahanzi bo mu Rwanda harimo Inyora yakoranye na Bruce Melody, No One Like Me yakoranye na Dream Boys, Zero Distance yakoranye na Tom Close ndetse n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Ayo niyo makuru twari tubafitiye. Amakuru nakagaruka nawe ubutaha. Imva kuri mikoro ya Yotamu rudatama ahubwo rutarama. Niba utarakana subscribe ntabwo uracikanwa, uyu ni wo mwanya mwiza kugira ngo kandi subscribe ukomeze dushyigikire no tubagezeho amakuru agiye atandukanye. Amakuru nakagaruka nawe ubutaha. Ciao ciao.